kakanya Honorine nabari banze mu Rwanda ukunda niba bamwe niba yarabe nabyo urabimbwira nkunda Precious na Bwiza. reka da Christize uramukunda aha ukunda Christize ndetse na Bwiza indirimbo mwa Christize ukunda Sambo la la la. aha Sambo la la la. Sambo la la la. Sambo la la la. wow yemene iyo ndirimbo ya Christize ukunda Samborera indi ndirimbo mwa Christize mbabare ngenda kubaza ibintu byinshi indi ndirimbo mwa Christize utubwiye Samborera n'indi ndirimbo ushobora kuba ukunda ya Christize iyo ndirimbo ni iyihe ndora cyane indirimbo ndagira ngo uyimbwire unahindirimbire Zesizo nangu utagira ndimiriro sinazuba rumereye ni mama nicyo ushaka nicyo nanga wowe nyimbwira nawe warabazimara nikomora nikomva nikomugo go maramide ninjye nawe gusa ndimo ndakubona nkahita njugumira ni kuri nawe gusa jugumira turebe nyine kuvuga ngo yo bagezaho ngaho kujugumira yes jugumira yes that's fine okay ubu ni Christize jugumira Christize ndetse na Samborera Christize uramwihebeye uwe na Christize akakanya cyangwa se tureke nibyo ngibyo ngira ubutumwa mpera Christize akakanya urumva no muhanzi ukunda ndetse ufana kuko numvise nazi n'indirimbo ze akakanya mpera ubutumwa Christize ndabizi neza ubutumwa zabubana Christize ndagukunda cyane kandi ndirimbo hanga ndazikunda twahuye rimwe ariko ndifuza ko twongera guhura mwahuye rimwe murabonana amaso ku maso muraganira murasuzanya ntabwo twaganiriye neza ariko mwarabonanye urashaka kumuzongera mukaganira Christize ahantu uri mwana wa mama bino bintu byumve umukobwa wanjye Honorine rwose aragufana byatahe uzihangane rwose muganire urashaka ko mwiganira gusa wongera uravuga ati undi muhanzi nkunda ni gender balance nkunda umuntu bita Bwiza